dusangire ubuzima. Ese ibyo ukora bihwanye n'ibyo ukunda cyangwa ubikora kuko wabyisanzemo? Amwe mu mahirwe tugira ni igihe ibyo dukora mu buzima bwa buri munsi bihwanye n'ibyo dukunda kandi bigahuza n'impano karemano dufite. Bituma akenshi umuntu agera ku musaruro yishimiye. Mu myigire ya benshi ntabwo twagize amahirwe yo kwiga ibyo dukunda. Akenshi twagiye twiga iboneka cyangwa ibitanga amahirwe mu kazi. N'ubu usanga arizo nama abantu benshi bagira abandi ko bakwiga ibizabaha akazi. Kugira ubumenyi rusange ni ngombwa, ariko siko abantu bose bashobora bimwe. Iyo ugize amahirwe ukaba ufite umuntu mu buzima wagufasha kumenya impano zawe ukiri muto, ntako bisa. Bigufasha kumenya aho ushyira imbaraga hakiri kare. Ubu abantu bose ntibafite amahirwe yo kugira abajyanama babafasha guhitamo ibyo bakwiga bitewe n'uko bateye cyangwa n'ibyo bakunda. Usanga twisanga dufite abantu bari mu myuga badakunda. Ukaba ufite umuganga ariko impano yari ubucuruzi, ari nacyo amara umwanya atekerezaho. Cyangwa umuntu akaba ari umwarimu ariko adakunda abana cyangwa atabasha no kwihangana igihe atanga ubumenyi. Nigeze gukora ahantu igihe gito mpahura n'umuntu wari umuyobozi, arampamagara mu biro bye ambwira impano mbonamo kandi ansabira umugisha. Nshobora kuba ntari niteguye icyo kiganiro ku buryo ntafashe umwanya munini wo kubitekerezaho nyuma y'uko tuganira, ariko byibura yandemyemo icyizere nk'umuntu wari ugitangira akazi, kandi nishimira iyo ntambwe yateye yo kunganiriza. Njya gukora akazi ka mbere nibwo nabonye ko ibyo nize rwose bihwanye n'ibyo nkunda gukora. Byantwaye imbaraga nyinshi kugira ngo wumve nkora ibyo nkunda. Kuba ntarabikundaga ntibivuga ko ntari mbishoboye. Nabikoraga neza ariko nkabirambirwa. Niba uri umuntu uhura n'abantu bakiri bato, inkunga nziza wabatera ni ukubafasha kumenya ibyo bakora neza, ukabaha umwanya mukagirana ikiganiro. Byashoboka ukabashyigikira. Bishobora kutagira icyo bihindura ako kanya, ariko ubu by'imbuto ishobora kuzagira umumaro. Ku bakiri bato ni byiza ko mu biganiro mugirana n'abakoresha cyangwa abandi bantu mwigiraho, ndetse n'abantu bagira amahirwe yo kubitegereza, mushobora kubabaza impano babonamo ku buryo mushobora kuzishyiramo imbaraga igihe bishoboka. Imibereho ishobora kutakwemera gukorera mu mpano zawe, ariko iyo uzizi neza biroroha kugenda uganisha ubuzima bwawe muri icyo cyerekezo. Nkwifurije kumenya ibyo ufitemo impano, kuko iyo ari byo wubatsemo ubumenyi kandi ukabikora mu buryo bugushimisha, umusaruro wawe uriyongera.